Inshuti muteze amatwi Radio Rwanda namwe bakunze ibikinamico mwiriweho. Uyu mugoroba itorero indamutsa rya RBA ryabategura umukino witwa ni umutima w'urugo. Wanditswe n'umubyeyi Destur Silvia unonosorwa n'itorero indamutsa. Muri iki gihe umugore yakanguriye kwiteza imbere no kugira uruhare mu iterambere ry'urugo rwe. Umugore agomba kujijuka akageraho abandi bari agashakisha amafaranga akunganira umugabo. Ni muri urwo rwego rero abagore cyane cyane bo mu cyaro bakangurirwa kwibumbira mu makoperative ngo bungurane ibitekerezo kandi bakorere hamwe bakirengagiza zimwe mu nzitizi baterwa n'abagabo babo. Nimukurikirane umukino. Mbe mukama ese urihera urabona gutegereza na ryari? Erega ndaje narimo gushakira amazi ngo banze ukarabe. Ndaje rwose. Vanise wigira ibiki byawe ngahakira. Icyakora wihangana ukarabiraho nta gasabune gahari. ngo nta gasabune? Ariko nta soni iyo naguze. Waguze isabune hashize ukwezi nyuma ngora nakandi gace urumva iyo sabune waguze yabigihari koko? Kigirwa mu rugo kose ntabwo nzagira. Hano mupfusha ubusi ibintu rwose kandi buri genda bibabwira ngiwe. Urumva ninongera kwigurira isabune hasagira ubibeshya yikoreho nzamwereka kuko nta mazambarwa. Iyanjye ni iyanjye si iyanjye. Ariko ni gute wavuga utyo ko kuri nyirurugo? Usigaje no kuzambira ngo n'uburyamo n'ubwawe wenyine. Rekeraho se kwivugishwa amateshwa nkayo ngayo. Giruza n'ibyo uzana nigendere. Nisubirire pfi aho abandi bakaba bari simburuza kunsengera kangiza uyu mwaka ubyukirijeho. Aha. Ngaho jya mu nzu bizane. Namaze kubitegura. Wewe utegera vuba. Kagatebe nako ndabona kayazanye. Ese ko mbona gatangiye kujwigira kabona nzavana ya mafaranga yo kugura intebe nzima. Nanjye ngo narashatse. Yarumva ngo abandi bagore batera umutwe mwiza ariko mukamanuye. Nayo mana ibye n'umwaguce. Cyakoze. Aze kubyara nta kindi rwose. Dere ngaye amafunguro nayazanye muryoherwe nshimye. Ngo amaki ngo ngirene. Uryoherwe. Ubu si bini bicyuzanye. Ubu nawe rero nguragabuye. Ibi ni ibiki mukama? Ni ibiki? Ni ibijumba. Ariko nyewe nzajya mporera ibijumba byonyine ndi ingurube ndi cyane. Ariko koko niki? Ariko kuzayaba we nshimi. Mvane mbere. Tinyuka ukamena ibiryo koko. Uko nta bindi bihari. Nibyo bijumba ugize Imana uyu munsi urabibona. Ejo ko nabyo wari kuzabona. Ibijumba uramenera ibiryo wankunguziwe. Ndabimenye ngewe. Ebejombe. Ariko kuki utajya unyubaha ngo untegurire indyo nziza wa mugore we? Ubona ngewe buri gihe uzajya umpata ibijumba. Abandi bagabo barya neza naho ngewe nkarya nk'ingurube. Ariko nasuzugurwa nshimire. Niko narariye iki? Ndakubaza. Narariye iki? None n'ubwo bijumba bitagira imboga uratinyutse binteretse imbere. Ariko nshimire biteye agahinda kuvuga utyo. Ndasekaye. Ukubiza ha mu rugo habiki. Hari n'uruki rw'ibishyimbo ruhari. Ari munsi y'urugo tugira agasambu kacu kangana gaceceka mu gihe dufite abana batandatu bo gutunga arangiza ukarenga ukamena ibiryo utiki mukama ukamena ibiryo uri impunguzi ugize ute ngwangwe numva ntugatinyuke umuka ngo nararebe nta soni umva Subuzi cece wowe urebye ubona uri umugore ushoboye iki se ahubwo hano mu rugo utazi no kugaburira umugabo wawe cece kase kwiriza prova barageza ngo ntare gipfunze cy'ibishyimbo ufite ariko ubwo ibyo wowe vugisha ubuzi byo ari byo wumva kurogo twogusa hano abagore wase waje kumara cyangwa mu rugo utari na mwiza nimura ngo mvuye ngo umutakwa ha iwaje umaze iki kuri uri gushaka birantungura cyane imvugo uryo mu gihe utajya umenya kuri nyirurugo ubyo kugenda ujya kwicara ku gasante urasubiye umva none ubugira ngo mbyuke nkubura aha ngaha nyambyuka nkubura umuharuro nicyo ushaka dore ko nawe kubura rimwe mu cyomwera abandi z'abagore bagirwaga no kurangwa n'isuku ariko narashatse
ugira ngo byuke rero nk'umwana ibere none uragira ngo nicyo ushaka uragira ngo ngiye nkora iki koko ubona nakora iki njyenyine ngo ubashe kurya nk'uko ubyifuza ushaka inyama uzabanza wiga gukora kumena ibiryo nabyo utavunitse ariko mana urakomeza kumubitagura uramura iki koko inshuro zingahe nakubujije kumvugiramo urumva dore ko iyo umaze kabiri udakubitwa uba wigize ishyano mu rwanda yewe ukomeza wigira uryo n'akazi kawe nzaba ntabyawe cyangwa se ibyanjye ujye kubita uzagera urambirwe ariko si byo bizatuma urya neza kakuzana umwaka niba utaje ngo ufashe duhinge nubwo ari ukuvomera mu rucaca agasambu kacu nubwo ari gato nikagira ifumbire unaniwe no kugura agatungo gato wumva mbese ngo bya byana byawe bimena umutwe hanze ndagiye ariko ndaguteguje nisanga utatetse ibiryo bizima iri joro ninjye nawe urambona reka ngende sha reka ngende genda uhahe ubizana urebe ko ntabiteka nagiye ariko urambona n'ingaruka uyu nawe nigirwa mugabo icyazi ni ugutera inda gusa ubu se tuzabaho dute niba atangiye no kujya yinefaguza duke dufite cyangwa hari ahandi yari yariye yewe ubu si ubukene ahubwo ni ubutindi ni ubutindi nyakujya reka ntoragure ibi bijumba ataye hasi nimugoroba nibyo ndi bugabure yewe donati nimwakire zirakama ntimuterekaniriza kumutegura yewe reka noneho ndekura akanyana gasange imbyeyi konye nibyo ngira inshuro reba ukuntu akanyana kacu ari keza nibyo rwose nibyo pe ntuse uravuga akanyana gusa reba si imbyeyi uko imeze kandi umva donati ntugire ikibazo inka yacu iracyari nto ifite ubuzima bwiza irakomeye urumva irabona ubwatsi bwiza bw'itetu izatubyarira n'izindi nyinshi ni ukuri pe ko tuyitaho se tukayifata neza dukurikije inama twagiriwe none ikareba mu kiraro cyiza kandi gifite isuku ntiryame mu isayo yabuzwa n'iki kuduha umusaruro mbaye cyakora donati urabizi inkuru ibaye impamo pe iyo bavugaga ku nka za kijyambere ubu nanjye maze kubyibonera ariko urabona amata y'inka ikamwa ariko ubu ni nka litiro zingahera urabona rimwe ari amata menshi rwose reba nawe iki gicuba kirenda kuzura uko bimeze kose 10 zirimo ye yewe harakabaye inka yacu inshoza mihigo iratemerwa ziri kuvuga indwara zimaze kubona abagabo bakavuga ngo ingana bandije nkamenya yishwe amazi yaje kamera narwaye n'amagiripe ukomeza kunsetsa ngira inshuro kunsetsa siki umva iyi nka igiye kuduteza imbere kuva hasi kugera hejuru abana bazanywa amata natwe tunywa amata dukamire n'abaturanyi andi tuyagurishe dukirigita ifaranga irumvikana kandi nitugumya kuyigaburira no kuyahirira neza na litiro 20 ku munsi rwose nshoza mihigo izagize ikamo ariko uko bishoboka kuko cyashoboka ahubwo ngira insho ndakumva mugore mwiza n'izi nka zacu zindi uzazishakira uko waziteza intanga kugira ngo zigende ziduha amatungo meza maze mu myaka iri imbere tuzabe dufite inka za kijyambere bityo tubone umukamo uhagije ariko rero ujya gushaka neza ni byiza koko donati ibyo uvuga nibyo rwose umva nta kintu ugeza nko kugira umugore usobanukiwe umugore w'impuguke w'umujyanama mwiza ariko uguze usigaye ufite ibitekerezo byubaka umva ni inka nziza inshoza mihigo ni wowe nyikesha reka nyivuge ibigwi kora aha rwose kora aha rwose donatira we uri mutima w'urugo rwose umva nkwemereye kugurira igitenge cyiza ntabwo ari cya kindi cya musazi bita musazi umva ni igitenge cyiza ukagenda ukihitiramo witegure ejo kare tujyana mu mujyi uzahitemo icyo ushaka ndabivuze rwose ngira inshuti urakoze cyane urakoze cyane rwose nzajya mu nama rusange ya koperative yacu naberewe waberewe gusa wikwije uzaba wikwije kandi iyo koperative yanyu umva ndayishima cyane niyo ukuntu ibateje imbere kandi nkabyungukiramo yewe icyakoze nyivuze ibigusi narangiza koperative yacu yaraduhumuye iratwigisha ku buryo ubu natwe dufite ubumenyi nk'ubw'abafite diporome se ntibazifite zapfuye ubusa nayibona rwose wo kujya wajya muri ya koperative wabaye umugore mushya none yaduhaye n'inka
karakaba koperative rwose. ubu aka kanyana nikagira amezi 6 zaga mugenzi wanjye wundi wo muri koperative yego nawe nibyara zahundi gutyo mu minsi mike nyine twese turaba dufite inka z'inzungu muri koperative yacu. hagati ariko kuko wowe wayibonye mu bambere mu minsi mike tuzazumaze kugira inka nyinshi cyane ariko neza dukize donati. koperative tuvanye hasi rwose idukize mu bushorishori bw'ijuru. si ibyo gusa hari n'ibindi biri imbere. burya kwishyira hamwe ntako bisamaze kubibona. ibyo nibyo rwose none se reba nawe ubuhinzi bwa kijyambere ubucuruzi ibintu byose mwabyinjiyemo mudasize na kimwe. hejuru y'ibyo tuganira nk'abavandimwe tukigishanya tukungurana ibitekerezo nk'abagore ngo turusheho guteza imbere ingo zacu. umva se nk'uko urugo rwacu ruteye imbere. ahubwo ngira ejo ndakumva mugore mwiza. ndumva aya mata twayatunganya neza tukayateka tugatumira abaturanyi tukabaha kuri uyu mukamo wacu wa mbere ahasigaye nawe ajya gushakira isoko amata yacu. harya sinakubwiye namaze kuvugana n'ikaragiro baranyemereye ko uzajya ngemura amata rwose hariya ku ikaragiro. yo ni byiza byarakemutse rwose. yemwe abantu mwaramutse. twajya mpamira ikaragiro. mwaramutse. ese niwe mukama waramutse? yego mukamuraho neza. naramutse ndaho kandi kushidikanya se uko dusoje uzindutse se ni amahoro? yewe amahoro ni make nyine nashaka kubaza niba ntacyo mukeneye ko mbafasha cyangwa aho mbahingira ngo mbone ibyo ngaburira abana n'umugabo. ukaba uri umugabo? mu rugo ntako turi twaburaye maze nashimiye turaza ku nkeke arwana ubu twaraye hanze. ujya gushaka icyo ugaburira umugabo n'abana yarangiza akabaraza ku ijoro ariko uriya mugabo ntashobotse rwose. agira kwirirwa mu kabari yota izuba ayongobeza inzoga hariya ntakorere urugo rwe maze yarangiza agataha atera amahane mu rugo. umva muri iyi minsi nzashaka akanya muvugishe rwose ibyo yigira bigomba gushira. reka nigendere we mwiriwe. ihangane mukama ihangane rwose ihangane ntiworohewe uzagira ubukene ugire no kurazwa rwa ntambi. wahora n'iki wa mubyeyi we? uretse ko nawe hari igihe mbona urinjije. erega burya ugize agateba yorivu naho se utebera nk'iyo myenda wambaye reba ukuntu isa niko utinya amazi cyangwa. erega nta gasabune duherutse mu rugo. oya sigaho wiburana ndakuzi wiburana mpura nawe kenshi. uyu wa mugore wisuzugura utiha agaciro nawe udakunda ubuzima bwawe rwakiriye ubutindi wiragumuro. yewe cyakora ibyo uvuze nibyo koko. ugomba kujya ukora ugasohoka ukagera aho abandi bari ukumva ibitekerezo byabo. burya ngo kanyoni katagurutse ntikamenya iyo bwiza. yewe ubwo se koko urabona nshimiye yabuzwa n'iki kugusuzugura no kugukoroga uko ashaka? ntabwo banyoroherega. gira ujye muri koperative uve mu icuraburindi urimo. koperative? koperative wishyire hamwe n'abandi mufatanye ibikorwa bibyara inyungu mwungurane ibitekerezo kugira ngo urusheho gutera imbere nyine no guteza imbere urugo rwawe. ariko ibyo bintu ndumva ari byiza mbibonye rwose nabijyamo donati. burya bajya bavuga ngo ukurusha umugore aba akurusha urugo. nawe rero nifunguka ugakorera urugo rwawe ruzatera imbere. yewe nuranshimiye wigira ntibindeba cyangwa igikoko mu rugo azahindura imyumvire ajya kubaha atinya gukora ibifuti kuko nawe azaba abona uri umugore wiyubashye nyine. nirwana rye nawe se ni gute atagusuzugura mu gihe uba utanikoza aho utuzi? yewe donatira we ngaho hakiri isoko ujye kubagara ibishyimbo aho munsi y'urugo maze nanjye mbanze ngira ibyo ntunganya aha mu rugo ndaza kuhagusanga maze nkubwire neza ibyiza byo kujya muri koperative. ngiriye neza. bangutse utwo dutebo dushyiramo izindi pavuro pasikasi ntubona ko zimaze kuba nyinshi aha? dore ngutu ndatuzanyeye. ewe ariko sinzi ko tuzabona abazidutwaza ku isoko. imifuka yamaze kuzura. aha uravuga utyo ntuzi ko koperative imaze kugira amagare 3. buri gare tuzarishyiraho umufuka nibashaka bazakora amatura 2. mugani ngaho rero reka tuzisorome tuzimareho hato batazazitwiba. kandi bazazigura da dupfa kuzizindukana cyane b'abadamu baza kurangura bazijyana i Kigali bakazitwara. ahubwo se di
abandi bibutse kujya mu mirimo yabo. mu mwanya wa Filomene baraza kuvomerera amashu n'ibitunguru, naho itsinda rya basuzana mbisize hariya hirya mu matungo barimo kuyagaburira, bakora isuku, batoragura amagi, nayo kandi azagurishwa ejo. yewe uyu mwaka rwose wagenze neza, habayeho uburumbuke gusa. Yewe ibyo by'umusaruro wariyongereye, ariko noneho ikintu cyashimishije ni uko noneho ntigeze mpangayika mbura amafaranga y'ishuri y'umwana. Ibyo byo wagize amahirwe kubona umwana wawe yaratsindiye amashuri makuru, waramaze kugera muri koperative ufite uko wifite. Urabivuga se urabizi? Ubu se nkiri wa mupfakazi uhangayitse ngo abana banjye bazabaho bate? yego disi, reba ukuntu ukimara gupfakara wari wihebye w'agacuko we. ni ukuri wavuye ku wiragiye. Ni ukuri pe, burya Imana irebereye imfubyi ntihombya koko. Ndayishimira ko yampuje na bamwe tukabasha gufatanya tugakorera hamwe, mukamvana mu bwigunge mukamara ubwoba. None ubu urugo rwanjye rukaba ruruta kure izabafite abagabo. Reka ntiwagereranya umugore wageze muri koperative n'undi wese, kuko uretse inyungu zo kubona amafaranga, koperative ifasha cyane abanyamuryango bayo mu by'imibanire. Donati, uzi iyo mwaje iwanjye mukanganiriza mugatara mu kuntu numva mpumurijwe, hasigaye tugasangira ibyo dufite. Nubona ko noneho wimereye neza, n'umugabo uzamubona, kandi uzabona umugabo muzima, umugabo ugukunze. Ureke bamwe baza bagenzwa no kugufatirana mu bibazo. Atu nibagende, bajyaga baza ntakonda, ariko ubu nitunze ntibabona aho bapfumurira. Iyo ntekereje ukuntu abandi babaho nsanga twaravuye kure rwose, twararinzwe n'iyakazi. Ibyo byo rwose cyane. Kuba mu makoperative byaduhinduye abandi bandi, kandi umugabo wa nyina inshuti arabyishimiye cyane. uretse ko burya wowe wanishakiye neza. Reka noneho se aho yaboneye iriya nka koperative yampaye, iriya nshozamihigo. Mva we, ariko mwicecekera ntimuzabibwira abandi, ni akabanga mbibiye. Ngaho se tubwire kagira inkuru. Igira inshuti ubu yarishimye, yishimiye uburyo koperative iduteza imbere, ndetse akavuga ko n'urugo rwacu rwateye imbere. None nyabo, ejo bundi yanjyanye mu isoko mpitamo igitenge nshaka. Nsigira amahirwe wowe. Nuko rero muzabona nakirunzemo mu nama rusange. Ubu nagiye kukidodeshamo iribaya, bya bishati yewe byiza binini. Ndabibona. Singaho ugiye kwambara nk'abagore bo mu mujyi Donati. Cyane rwose. Wowe ugira Imana. Umugabo wanjye ndere ntiyanga ko njya mu mirimo mu mashyirahamwe, ariko udufaranga twanjye twose araturya akaturya nk'umuswa, wagira ngo ni ubwenge bwe buba. Yawe ya rwose nayo bigenza avugirane dore icyo koperative imaze kongezaho. Erega abantu mufite abagabo b'abasinzi nimworohewe. Ariko se Pasikazi, ndakumva. Inzoga umugabo wawe anywa yajya kuraho ihanda amafaranga atakwatsa yawe. Ibyo nibyo bintesha umutwe. Uzamenye kwirwanaho Pasikazi, ntugomba kujya ukora uvunikira uwo musinzi, nubwo bwose ari umugabo wawe. Nkora iki rwose? Mungire inama rero, kuko nanjye rwose ndashaka gutera imbere. Ugenda ufunguza agatabo muri banki, uzakamuhisha. Igihe cyose tuzajya tugabana udufaranga, ujye ugenda uyashyireho. Agatabo kamuhishe kure, nakwaka amafaranga ujye umubwira ko ari muri banki. Ibyo nabyo si ibyo gusa kandi Pasikazi, ugomba gushira ubwoba, ukabwiza umugabo wawe ukuri ko amafaranga ukorera atarayo kwirirwa yishyura inzoga aba yanyoye, ahubwo ari ayo guteza imbere urugo rwanyu. Byumve se sha, amafaranga namara kugwira uzaguramo ikintu gifatika kibyara inyungu. Ushobora nko kugura ingurube, urabizi ko zororoka. Ndabizi. Naho niwishinga umugabo wawe uzahinduka nka bamwe njya mbona. Kandi ikindi, burya abagabo nabo baba bakeneye inama zacu, tuba tugomba kubakosora tukabasubiza ku murongo. Ujye umuha urugero nkanjye, nka Donatira, wirinde kumushyigikira mu makosa. Sha, mukubita imfubyi ntimuyibwirize kurira. Ahubwo disi nibagiye kubabwira, hari umudamu duturanye w'indushyi w'umukene, umugabo ararahondagura akamujugunya akamuraza hanze n'abana. Naramwitegereje mbona yenda kurwara na bwaki. None namugiriye inama ngo azaza ahangaha arebe uko dukora, maze nawe aze tumwakire muri koperative. Wagize neza cyane Donati, ntibikwiye ko dutera imbere twenyine dusize bagenzi bacu b'abagore bakiri mu bibazo by'ubukene n'ubujiji. Wahora n'iki? Umugore ugikubitwa kuri n'ubwo adateye agahinda cyane. Naze rwose tumwigishe kwiyizera no gukora, maze urebe ko umugabo yongera gutinyuka kumukubita.
wanavuze kumutunga urutoki yakwibeshya se ntashobora erega umugore uri muri koperative si umugore uba ugitotezwa ni umugore uba ufite uruvugiro ni umugore uba ufite aho abarirwa n'abamurengera kandi burya n'umugabo agusuzugura kuko ababona gufite mu biganza bye byarabaye asama ngo utamike uko se ariko umugore uri muri koperative aba azi gukora ashobora no kwitunga bene uwo nta gusuzugurwa n'ubonetse wese ndetse n'umugabo ntapfa kumutinyuka niko se gako rwose turaguma aha twica isazi ku munwa naryari koko ndetse ko nta kigenda nanjye nta kirakamerutse rwose muri iki gihe cy'itumba biba bitoroshye rega abantu bibereye mu mirima abandi batinya kubaka ngo imvura itabisenya si uko se ndetse ko burya nta n'amafaranga menshi aba ariho gako ku buryo nta n'ay'urwagwa koko wabona rwose araho ngo ukinze rwose se nshimiye inshuti yanjye niko iyo mfite ukuntu yigira ubona nkwikinga koko ntabwo byoroshye dore ngabo dore ngabo ariya dore ba bagore baratahutse abaye bareba muri koperative se dore ngabo bariya nabo ntibagira agakunguye bariya baragera mu ngo zabo bwenda gutyo ariko ubundi ibi byateye ni ibiki koko nanjye byaranyobeye aho abagore batakagumye mu ngo zabo no mu mirima yabo ngo bagiye mu gakungu gukorera hamwe no mu bushajwa gusa uretse ko ntatinya kuvuga ko biriya bintu bimaze no kubakiza da urabona bahagaze neza bafite agafaranga none se urumva atari aho byose bipfira nyine umugore ufite ifaranga se ni gute yakubaho umugabo ra usibye ko hari ibyo dadutse ibintu by'amakoperative bituma abagore bahura bakaganira bakamenya ngo amategeko abarengera bityo ugasanga mu ngo basigaye bishyira hejuru reka sinakubwira yewe n'imbere y'abagabo ntibatinye gufata ijambo ngo bavuguruze umuntu si ibyo se ubwo si iryo terambere riri hehera niko njyewe nuko ntajya mvugira kuri radiyo ubundi njyewe nabirwanye nivuye inyuma nta mugore wigize inzererezi ngo aririrwa muri za koperative ataba mu rugo wahora n'iki ikindi ndebera mbese dore aho bakoze ikigare barimo bavuga ndeberaga ko urandorera ese buriya barimo baravuga iki nshimiye we cyahese ko burya abagore iyo bahuye nta kindi bavuga uretse abagabo babo nta kindi mwuka byara ibi bibazo tuzabikizwa n'iki koko aho abagore basigaye baturusha umutungo ntabwo byoroshye ariko uzi bariya abagore amafaranga bafite tekereza nawe umugore ufite agatabo muri banki kandi umugabo ntako afite ubuse abagihuriye n'umugabo ra urumva se bahuriye tekereza umugore ufite itungo mu rugo mbiswa nkwihorera yewe ubwo sungu w'igitugu cye wagikizwa n'ikira ngaho nawe mbwira njyewe nshimiye tekereza mukamana w'iwanjye atashye igicoko yanyoye akambwira ngo nimbyuke aryame yewe icyo akoze namukubita namumugaza hasigaye akajya agenda akambakamba akabona ko ndi umugabo ninde wakubwiye ko hari umugore ugikubitwa muri koperative bariya ni abantu bajijutse ntibavugirwamo nakubwiza ukuri wakwibeshya ukamukoraho sakarara kujyanye mu buyobozi ibyo uvuga nibyo bariya si abagore nk'aba bacu bariya ni abagore bamaze kugera ku yindi ntera wari uzi kuriya kurutirida ushinzwe imibereho myiza y'abaturage ajya azana abantu bakabasanga hariya mu murima bakabigisha amategeko bakabigisha kutabyara indahekana mbese ibintu bitandukanye byinshi cyane ariko rero nawe ubuze amakuru ntabuze uburiga ibyo byose ubivanaho none se ndere y'umugabo uriya mugore uriya ureba uriya uteye umugongo w'amabuno manini ndamubona ese ujya mpabiraka se byo kubaka gorata se umugore mu mashyirahamwe sinkabone noneho impamvu ndere yahorana amafaranga yo kugura akabyeri ugira ngo aba yakwiye erega buriya si abana mu biraka byo kubaka gusa ahubwo buriya njye numva ngo ayiba n'umugore we iyo ngiyo nyine mu mashyirahamwe yo bagabanya wahize ngo yakuraye ndumva yarafashijwe noneho uriya ni hatari yewe niko se gako ko numva harimo umushinga ra umushinga wabwira natwe abagore bacu bakajya muri koperative natwe tukajya twibonera ifaranga ryo kunywa akabyeri none nshimye uramenye
uramenye rwose ikize umugore wawe arajya muri biriya bintu uraba yikururiye amahano uraba ubaye imbwa mu rugo neza umugore wawe aba ari uw'umugabo karabaye nibyo se ubumanzi bw'umugore wawe ukizwa n'iki kariya ka mukamana kawe ubwo ngo gapfukame kagapfukama ukubita urushyi kakifata neza ntiwazongera na gato no kugatunga urutoki uramenya bikurikira ibyaduka bitazagusiga habi yewe niba bimeze bityo rero gako reka njyewe mbyihorere njyewe nshimiye nzarya ndya duke twiza ariko ejo umugore atasanzamo oya nibyo rwose naho ubundi se ndabona umugore wahambiriye amabona igitenge wazamukizwa n'iki si ibyo uzi ko iyo umugore yajijutse akagira ifaranga ahinduka umugabo mu rugo naho umugabo akaba umugore ntabwo nazongera kuvuga muraho baturage bo mu mudugudu wa Bwiza turaho nubwo tutatworoye ariko turaho mukomere nongeye gushimira umuyobozi w'umudugudu wanyu mpaye ijambo ndetse wemeye no kunyakira muri iyi nama yanyu nk'uko yabibabwiye nitwa Clotilde nkaba nshinzwe imibereho myiza y'abaturage n'iterambere ry'umutegarugori muri aka karere bamwe muranzi nkunda gusura uyu mudugudu wanyu nubwo ari ubwa mbere tugiranye inama ariko nkurikiranira hafi ibikorwa by'abari n'abategarugori mutuze kuva kera bakundaga kwita umugore ngo ni mutima w'urugo abenshi bakibwira ko bishatse kuvuga ko agomba kwicara akifata neza ntazerere ntasinde akarera abana neza mbese akaba umutagatifu mu rugo ibyo ni byiza turabishyigikiye ariko muri iki gihe tugezemo bigomba kurengaho muzi ko umutima ariwo utuma ibindi bice by'umubiri byose bikora murabizi no mu rugo rero wa mutima w'urugo ugomba kugira uruhare runini mu iterambere ry'urugo muranyumva niyo mpamvu twakanguriye abagore ndetse n'abandi babyifuza kwibumbira mu makoperative mutuze ngo babashe gutera imbere no kungurana ibitekerezo mutuze koperative rero isaba ko abantu bashyize hamwe baziranye neza bishyira hamwe maze bagahuriza hamwe ibikorwa bimwe byabateza imbere kandi ibyo bikorwa bikaba ari ibikorwa byinjiza amafaranga mubyumve neza bigomba kuba ibikorwa byinjiza amafaranga kandi ayo mafaranga akaba ari amafaranga abyara inyungu mbese ni umushinga ubyara inyungu ariko kandi hejuru y'ibyo guhurira mu makoperative bifite inyungu ya ngombwa mutuze inyungu y'imibanire myiza abari kumwe mu makoperative baba inshuti bakaba nk'abavandimwe bagafashanya mutuze bakungurana ibitekerezo leta yacu ishyigikiye cyane amakoperative kuko ibona ari bumwe mu buryo bwiza bwo kongera ubukungu no guteza imbere umuryango biciye mu gukorera hamwe n'imibanire myiza y'abaturage gutyo umuryango ugatera imbere rwose ibyo avuga n'iby'uyu mugore pe mukurikire akaba ariyo mpamvu leta yacu ishyigikira abantu bose bagize igitekerezo cyo gukorera hamwe muri koperative muranyumva kandi irabafasha bakabona ibyangombwa vuba bidatinze bakagira abajyanama nkatwe babakurikiranira hafi ndetse bakanabasha kubona inguzanyo mu mabanki bitabagoye icyo ni cyiza muri kumva uyu munsi rero nifuje ko mwakumva ubuhamya bwa koperative Amizero ikorera muri uyu mudugudu wanyu murayizi ngaho nimutege amatwi umwe mu banyamuryango b'iyo koperative ese ni umugore wanjye murakoze nitwa Donatira nk'abandi umwe mu banyamuryango wa koperative Amizero ndi n'umwe mu bayishinze twatangiye turi abategarugori 10
dutangiza imigabane ibihumbi 10 buri wese. Hashize imyaka 5 twahereye ku bikorwa by'ubuhinzi. ariko barakataje rero. Ariko ubu koperative yacu ifite ibikorwa byinshi. Uko yanabonye n'abagira neza bayitera inkunga. Kuko babonaga dukora neza. Uretse ibikorwa by'ubuhinzi rero dufite n'ubworozi bw'amatungo magufi. Inkoko, inkwavu, ingurube kandi byororoka vuba cyane bikanaduha amafaranga. Akabenzi byororoka vuba cyane. Abanyamuryango bakomeje kwiyongera. Ubu tukaba twaranatangiye atelier yo kudoda. Mu minsi ishize twatangije igikorwa cyo guhana inka za kijyambere. Nge narayibonye. Noneho rero iyo ibyaye woroza mugenzi wawe muri kumwe muri koperative. Mubizi ngari ariko murabizi nawe. Ariko ni mutuza. Mureke dukomeze mwajya mwumva rwose ariko uko murabemera gato. Mureke twumvikane. Mu by'ukuri kujya muri koperative ntako bisa. Byatuvanye mu bukene abenshi muratuzi ntago mutuzi. Barabizi. Muzi ko twari tumeze mbere nibyo tumaze kugeraho. Hagati yacu rero turafashanya. Mufashanye. Iyo hagize ubyara turamuhemba. Hagira urwara tukamurwaza. Hagira urenganywa tukamufasha gukurikirana ikibazo cye mu buyobozi. Erwa mutegeka abagabo batakivuga. Nimureke dukomeze twumvikane. Turashima cyane umurenge wacu n'akarere ko bituba hafi. Ko byadushakiye inkunga zitandukanye. Ariko cyane dushingiye ku ngendo shuri ndetse n'amahugurwa atandukanye bagenda baduha. Imishinga yacu ikora ku buryo bwa kijyambere. Kandi natwe twungutse ubwenge bwinshi cyane. Abatari bazi gusoma no kwandika barabimenye rwose. Abagore bamenye amategeko abarengera. Kwigishijwe iby'isuku no kuboneza urubyaro. Mbese sinabivuga ngo mbirangize. Ubu ko mu ndege ukunagiye no mu ndege. Nagiye mu ndege njya mu mahanga kureba uko andi makoperative akora. Yanzaniye n'ikoti ry'umugore wanjye. Nkaba cyane rero. Nkaba byishimiye cyane. Reba mbese iyo shati ya kiriya gitenge ukuntu idodesheje igaragaza ibitugu. N'ibyo byose zirazo zise singeso yigira mu makoperative. Bagiye kwiga amategeko. Ariko ni mutuza ni mumbabarire mpamagara ahangaha imbere umugabo wanjye ngira inshuti agira icyo ababwira. Inganzwa nyine. Ndamuhamagara nk'umugabo ufite umugore uri muri koperative. Ababwira icyo byamariye urugo. Hato mutagira ngo nge ndimo kwirarira. Hamagara iyo ndinda. Naze rwose naze nambabarira ariko ndamutunguye naze ababwira. Yarahiriwe ngira inshuti naze. Yarariye. Ariko uko bikuriye ibyo byaramurangiranye neza. Uzi ko yabaye inganzwa pe. Yarahiriwe byararagiye. Urabona ukuntu umugore yahagarara imbere y'abantu n'abagabo bangana barya akavuga nivogonyo rigana kuriya ntazo nafite pe. Ashingaza iki? Inshuti yanjye. Yemwe. Murakoze cyane. Ngira inshuti turakumva. Kose tunatira arantunguye. Ariko buriya ni mumurekeranye kunza imbabazi twiherereye. Mwiherereye. Murakoze cyane. Ariko hari abantu baganira mu matsinda rwose bareka tukumvikana. Mutuze yemwe abari inyuma mutuze. Naho reka twumve. Mu by'ukuri sinareka rwose kubabwira ko nishimiye cyane ko umugore wanjye ba muri koperative. Koperative kubeshya n'ibibi rwose. Bakimara guhugurira abantu kujya mu makoperative yatashye byamunyuze rwose atangira gushakisha abagenzi be ngo bakorane. Aragutegeka kurema. Nanjye rero nari numvise inyigisho ariko ntabwo nanizeye ibyo bavugaga. Ariko ndamufasha mu amafaranga y'umugabane shingiro. Nubwo ntanizeye rwose ko hari ikintu byashoboraga kumugezaho kintu. Umugabo ntangarugero. Muri make hagiye kubabeshya nanjye narabipingaga. None warayobotse. Mu minsi mike bidatinze nahise mbona ibyiza byabo. Nimwumva ariko nimwumva byo gutegeka iwabo. Tuza kumva ariko shimiye watuje kumva. Na mbere yuko batangira kubona inyungu Donatira ubwe yaramaze guhinduka. Yaramaze kuba umugore ufungutse, umugore ujijutse uzi ubwenge, mbese umugore uzi kwita ku rugo rwe. Nacyo cyashimishije cyane rwose. Yaramaze gupakira. Rimwe abagabo tujya kugikina abandi bagabo mu tubari. Yesu uko bimeze iwanjye rwose. Uko bikimeze. Inama ya mbere nyigisha umugore wanjye Donatira. Umva asiga afite ibitekerezo byagutse. Shimwe n'uwo gushimwa rwose. Kandi birushaho kwiyongera umunsi ku munsi. Izindi nyungu rero twagiye tuzibona. Kuko Donatira ntakorera muri koperative gusa.
ibyo yahize aza no mu rugo rwe akabishyira mu bikorwa. mukurikire ariko nshimiye watuje tukumvikana rwose. uranyumviye nshime tuza nshime mutuze urugo rwo mbese ntirukire urw'umugabo. reka renya mubwire ngewe sinagisha inama umugore wanjye. tuza nawe uzagera aho ubyumve ndeka twumvikane. mu by'ukuri rero urugo rwacu ubu rubarirwa mu ngo zateye imbere kandi ibyo byabaye mu kanya gato nk'ako guhumbya. nkaba nkangurira abagabo nawe nshimiye rwose n'ubwo urimo gutsimbarara rwose. nakubwira ni rwose natwe tugomba kwitabira amakoperative. reka nshimiye sinajya muri ayo manyazi yawe. numva se nkubwire kandi ngewe nzi neza ko tugiye no muri ayo y'abagore tuze dukurikire bose batwakira tuyagiyemo. abagore batwakira kuko ntabwo bavangura ibitsina. ikindi kandi nkaba nakangurira abagore basigaye inyuma ko bahaguruka bakwegera bagenzi babo aba badativa abapasikazi aho wiragiye n'abandi umugore wanjye bakabagira inama bakabafasha kuzamuka bakabafasha gutegeka abagore. mutuze twumvikane asa urabona ari muzima. mutuze mutuze ariko twumvikane ariko se mwatuze mu kumva umuyobozi. mutuze nahari inyuma batuze. murakoze. nanone ubutumwa waha abagenzi bawe b'abagabo ni ubuhe se afite ubuhe? cyane ko hari nk'abo njya nsura ngasanga abagabo bakaniye abagore babo bababujije kujya mu makoperative. wajya zibeshya umva aho ngaho biroroshye rwose muyobozi pe. mpereye kubyo umugore wanjye amaze kugeza ku rugo rwacu ubutumwa mfite ni ubu ngubu. ubu nibwo butumwa naho abagenzi banjye b'abagabo ni uko bakangurira abagore babo gusohoka bakajya aho abandi bari bakabareka bakajya mu makoperative bagatera imbere kuko iterambere ry'umugore burya niryo terambere ry'urugo. ikindi kandi ikindi burya nababwira hari abagabo bajya bibeshya ngo abagore bari mu makoperative ngo bitwara nabi ngo baba ibyomanzi ngo basuzugura abagabo babo usanga barigize ibinani mu ngo ngo hari abasinzi n'ibindi byinshi bibi. ibyo nagira ngo mbabwire ko atari byo. umva shimi numvise naga ko barimo kuyagenda bitindaho. ibyo sibyo namba rwose barababeshyira. ibyo bingire n'ubujajwa abandi no kwigira igare. niba utarasaze wararozwe genda bikubwiye. urakoze cyane bwana ngira inshuti. nibyo koko abagabo bamwe bafite imyumvire ikiri inyuma bibeshya cyane ku bagore bagiye muri za koperative. abandi ntibihanganire ko umugore nawe agira ubushobozi. mwabagabo mwe mbabwire umugore uri muri koperative ni umugore ushoboye ujijutse uzi agaciro k'umuryango n'urugo. ni umugore ushaka iterambere ry'umuryango we. muri kumva mutuze urumva rero ko uwo mugore atari uwo kwisenyera urugo rwe. uri kumva erega no mu makoperative abagore barahugurana bamwe bakigisha abandi uko bita ku bagabo babo kuko bifuza iterambere muri byose. ngaho rero mwabagabo mwe nimufashe abagore banyu gutera imbere bamenye bamenye aho ibintu bigeze wowe gusigara inyuma. hata urugo rwanyu rutahadindirira. murakoze bwana muyobozi w'umudugudu kuduha aka kanya. ndumva ari ibintu nashakaga kubagezaho muri aka kanya kandi murakoze. umugore wirirwa ku musozi njyewe sinzamwemera. tugwa amashyi y'ubu njyewe umugore wirirwa ku musozi sinzamwemera nta nubwo nzabyemera njyewe. nk'ukora wa mugore we reka nisinzirire rwose niko ariko uri muri kimukama kandi ndagusohora ari hanze ndagusohora rwose ndagusohora pe. ndimo kwishima ubu yewe yandwinze yamaze. waryamye se ukava muri ibyo ngibyo. nyoberwa nawe uvana ibitotsi n'iyi mibi urarishudwinga indi icuranga hejuru yacu. si mibi bambe wowe winywereye akayoga kakagusinziriza n'uri nkanjye utunzwe n'amazi. mvanayo nduru niryamire mvanayo nduru ibyo mbona nshaka. wumvise ibyo abandi bagezeho shimi bagezeho bagerayo kuko bibereye mu makoperative twe ntitugira inzitiramibu ya makoperative. ese uko ndi gutaka imibi ubu abana banjye bo ntiyabamaze mwana we noneho mara yabazakizwa n'ikigo baramaze
karamase rwose reka niryamire ntiryamire ariko ubu koko wabuze n'amafaranga ya mituweli nshimye kuki wumva ari ngewe ugomba kuyashaka wowe wazayashatse ariko mukamana nararushye uruhasi uruhuye none se gira ngo nzayavaniye kuzi neza ko twumbonye twose nduhahisha mu gihe wowe uba wibereye mu nzu nta kintu bikubwiye mva mbese uko aba yivugisha none se ugira ngo njye nirirwa ahangaha mu ngutiya zawe mvana n'induru njye umenye ko njye nzajya kwisebera abandi bakanshyira muri koperative singiye gusigara inyuma njye utiki mukama ngo ujya mu biki nzasanga abandi muri koperative rwose umugore wanjye inshuti yavuze ko azanguriza amafaranga ndakubwiye ngo ibyo bisubizaho bivanye sinzongere no kumva bisohoka mu kanwa kawe ndanze urumva ndanze nzajyayo kandi n'ubundi yaranjyanye asurisha ibikorwa byabo byose uzibeshye usubireyo ubwo nabimenye muri ibyo yavuze mu nama ni bike bateye imbere barakize niba gusa wanyemereraga singiye gusigara inyuma da ndakubujije mukama uzibeshye njyeyo nta soni urambuza kubera ikira uzibeshye njyeyo ahubwo urambuza se umariye iki niyo wankubita ka gihumbi uribeshya nzajyayo n'ejo bundi nzongera ntacyo umariye kindi nta n'icyo umariye abana bawe nta n'ubwo rero wakwiye kumubwira rwose utiki wa mugore we urumva ako gasuzuguro nta soni ngo ntacyo ngewe nshimiye hano nkumariye niko ni wowe witera inda cyangwa hari undi mugabo ufite nibyo ushoboye nyine uzarebe ko hari undi mugore wo muri koperative ukibyara indahita cyangwa ubyara badashoboye ako kibiye ndakwiyaga ariko ubwo nguvuga ko uri muzima ceceka sinongere ntabwo nzabikora rwose niko reka mbwire ako gasuzuguro kawe ariko igirayo ndakwihangana imana yanjye mvaho ndeka niryamire wava ariko utankangura umwana udatuma nshikamira umwana wakina sinzi uko igirayo hasoni urumva ni igitanda ndamaze si ubundi iki ni igitanda ko ari ngirwa gitanda aho igirayo ako gasuzuguro kawe niko dore nkanguriye umwana wa kintu ariko nta handi hawe nzajyayo nzajya muri koperative ndakwishinga nsanga amarira iki igirayo uzabona ibiberi ibirenze ibigero ariko umwana wamoye igikugu kuko nta kintu ushaka uretse kwegera indaya n'icyomanzi gusa indaya kujya no kwegera inshashwa no kwiga urugomo n'agakungu nka bamwe nirirwa mbona batavamo umwana wanabaye ko wanabaye ko uzongera urihingutsa ahubwo urandorera agakuto dore yandi ndagire ngo ningira inshuti dore yayindi umugore asigaye yitegekera muri ariko sha nuko ari ndagiragwa neza wamusaba icupa hari duha wenda cyane cyane ko urutse kutwishongora mu nama ngo warakize ariko bwese inzoka yanjye nayimase ngaho nawe iranguza urwo rwagwa maze ubundi tumwegere kandi uramenye urumva natugura urwagwa turwanya ngese narushemaho byeri ugomba tugure byeri nanjye nzagwa nazihaze rwose kandi urakumva byeri yimara kuyisogongera ngewe ndamubyara muri batisi uramubyara muri batisi uramubyara muri batisi wowe ubyara umuntu muri batisi utazi n'inzira igana ku kiziya urabureba njye ndamubatiza njyewe shimiye nindagiza mubyare muri batisi rwose usinda nabura agatsinda akugeze ariko rero nawe ntacyo uzi icyo ushaka kuvuga se nimara kugasopa urumva kamaze kwivanga n'urwagwa nyine maze kunywa ndavuga icyo umutekereza yewe ntabwo nanjye ndagufasha umfashe hanyuma se turajyana cyangwa uramusaba wenyine mva mbese niyimusaba yenyine aragura icupa rimwe hari ubwo naye ntabwo yenyine ntubyumva uzi ko baciye gusangiza ibintu ku murongo tutanuzanye u Rwanda nabyo ni ubusambo aho busambo ntabwo ngaho tugende kandi wibuke urumva ujya kumusuhuza ujya ukora kuri iyo ngofero yawe ngaho tugende wenda byibuka
mwiriwe databuja mukomere cyane databuja yemwe iyo nshimye mwiriwe databuja uraho neza nawe gaku ndaho ntakiragaze ko tudaherukanye paturo natwe turazi paturo bimeze nabi cyane bimeze nabi rwose mugiye mudushakira akazi mwarageze kure ahubwo mbonye ishimye kandi namushaka washakaga kungurira agacupa ze ishimye ndakumva ni wowe tujye twicaye hano tuganire ikindi cyo gukora nanjye ndicara ariko kuko twari sibyo se oya nta kibazo nawe wicaye wasanga ibyo mubwira nawe bikureba ko mudatana se inshuti rwose yanjye cyane ariko uze turicara gutya gusa nta kantu ko kuvugiraho umuntu nkawe koko yatwicaza gutya gusa cyane cyane ko atari ibintu bisanzwe si ibyo se sinabonaga mwanga gukwagora ubu noneho turanywa byeri ntarwagwa rwose turanywa byeri rwose byeri gusa niyo tu ngaho nibayibaye ariko sinyibaguriye ngo mujye kurwana mu ngo zanyu murari murwana n'abagore banyu bo baraza ku nkeke urakoze cyane paturo reka mbabwire ahubwo bazizane uye nibyo ariko rero ukize neza cyane rwose sugira ngo kabyeri nagaherutse paturo ubu dukuye kure rwose umuhinzi yakuye inyoni neza neza ariko rero bintera cyane agahinda kubagurira byeri agahinda ni ibyishimo cyane cyane wowe wishimiye mu gihe iwawe umugore n'abana baba baburaye wiriwe wicaye aha ntacyo ukora shishirika hanze aha hariho ubukene databuja kandi burya nta mafaranga ariho wenda urabiyobewe ikindi imirimo yaranabuze imirimo yaburiye he imirimo yaburiye he ahubwo ari uko mwega muba muri abanebwe gusa mutazi kuyishakisha mudashaka no gukora ntabwo ari icyo mwigeze nyamibwa mu nyana z'imbwa rwose none se wakwirirwa wota izuba ahangaha ku gasantere ukakwiriraho warangizaga imirimo yarabuze dore ngizi byeri mwantumye dore ngizi ndazizanye banazifunguye ahubwo bazifunguye dutangire tumwe ubuzima bwacu rwose turyoherwe twese numvise ngira inshuti utatangiye kuducyurira iyi nzoga niba ariyo kuducyurira gakondo wari ukwiye kuba ariko uzisanyiza ibyera utazifunguye bakaza ahangaha bakazifungurira imbere yacu ubundi ni kuri genda ntumva ko ari nzima yego atari amazi kandi ko ivuga nka byeri nzima nyirebera ubwanjye ko icumba kotse umara rwose shanshimiye nabisuzumye rwose bayifunguye ndeba iravuga ngo maze akotse shaho ukagira agace karazamuka ngaho mwahuvumba genda bakabyari urengetse uringira inshuti rwose urumva nakubeshyagara uringira inshuti rwose rero nabyumvise rwose ni muryoherwe aho nimurekera aho dukomeze ikiganiro twari twatangiye niko se shimwe wongeye kudushyurira ariko nshimiye humura nta nshyuro ziri hano niko se shimwe ndakumva rwose harya uti nta mirimo iriho nanjye ntayo ushakisha ariko rero bwira umugore wawe umva twumvikane nshimiye bwira umugore wawe asange bagenzi be muri koperative urebe ngo ubuzima bwanyu burahinduka kuko niba wowe warananiwe gukora nzi ko wabishoboye kandi ndabikwijeje rwose aramutse atanabizi abandi bagore bazamwigisha gukora niko bimeze ibyo nkubwira nta soni ngewe ukambwira ngo umugore wanjye ngagira ate noneho ibyo ko kwita databuja na pato biveho urumva nta soni ukagira uti umugore waye ntaye muri ariya manjwa y'amakoperative cyane rwose biga ubujajwa tuza wumve amategeko yawe ndakubwiye nti cyane rwose ajye muri koperative kugira ngo afungure aze kunyigiraho ingare ariko tuza wumve ese burya uzi ko umugore wawe ari akajiji gatereye aho ariko urumva urandukira n'umugore umva umugore utamenya amazi utamenya gukaraba utazi kumesa imirimo yanyihinze mu kajagari ntacyo azi muri make umva nta na kimwe icyo akora icyo azi kandi afitemo uburambe n'inkoni zawe nawe wigize inyamibwa mu nyana z'imbwa wongere mbigusubiriremo wareka mubwire ubwo se uragira ngo ajye amwororangirije nta soni
ntakamukosora igihe akosheje ubwo umugore ndeka umugabo yari umugabo nyabwo ndeka nako kagore nanyoye nako kakabye katangiye no kunshira reka nisubize ingejo reka nisubize ingejo uti rwose gakuba umfashe ngira inshuti y'inguyu ndamugufasha rwose ndamugufasha ninjye abwiye se umugore wawe avuze reka nanjye mwisubize kandi burya ibyo nakubwiye mu kanya ngaho ukagira imana ngaho rwose niko ngira ejo ndakumva rwose yaga muramwita umupaturo nkagera urasirimutse naho nuguteye urashaka ko umugore wanjye mukamana amera nka donatira wawe sha nibyo ushaka urashaka ko ngewe njimiye mu myaka iri imbere nzaba meze nkawe wahiriwe ibyo byo umva kumera nkanjye ntabwo wabishobora byakuvuna ntabwo umva tuza wumve ntabwo mwatugeraho rwose twarabasize twaberetse mu bworo bw'ikirenge umugore wawe ntabwo ashobora kumera nka donatira wanjye ntakamere nkawe nawe ntuzamera nkanjye kuko ntabwo byavamo igihe cyose uzabasha kwigurira byeri nge nzaba ntakinywera muri aka kabari k'abasinzi nkawe kuko muzagera mu rugero tugezeho twe tugeze kure cyane mu bushorishori bw'ijuru uje kunyurira kuri byeri mwibuke ko dutera imbere twebwe ntabwo dusubira inyuma kandi nta nubwo bishoboka ntabwo dushobora gusitara ubutsinzino twebwe dusitara amano uranyuma kandi ntabwo tuguma aho turi twebwe niko dukora ko dukora rwose ngira utakwiraseho pe iraseho se aragukandagiye rwose njyewe namusubiza byeri hasigaye nkigendera umva nawe nakubwiye ngo ntumvugiremo urumva ceceka nisubirize ngejo ko nagasuzuguro kabiraza niko ujangirije ndakumva rwose wirata niki ntabwo nirasa ariko wirata niki ngugiye ubikesha umugore wawe none se umugore ndugomba gufata ukura ubugu iyo bigenda uhereye ku nkweto wambaye ubikesha umugore bareza ukwirata wirata niki mu gihe umugore wawe ari ufite ijambo mu rugo gutegeka yego rakowe ntega mu matwi nkubwire wowe icyo ukora bikaba ari ukwegereza gusa no kumukomera mu mashyi ibyavuze warangiza ugatinyuka ukambwira ngewe nshimiye umva twumvikane muvandimwe wanjye uzanduta sinkamere nkawe umva se nkubwire shimiye rwose umva nkwibwirire ni iki se urambwira ntabwo twicaranye ahangaha ngo ntirane amagambo nawe ni wowe bizanye cyangwa se nkumburane nawe kuko njye nawe ntubwize ukuri ntabwo tunganya ubwenge umva ubwenge ufite se nkabuki umva uracyari inyuma cyane ariko igihe cyo nakwisabira ni kimwe reka umugore wawe ajye gukora anafunguke ave mu bujiji urumva mugire ubuzima bwiza mu rugo abana banyu bagira itoto atera akabono hejuru kuko umva nkubwire arambabaza cyane rwose ndambiye kumubona byukiri iwanjye cyose aje gufunguza biteye isoni n'agahinda abantu bafite imbaraga mukiri bato reka mubwire nagaruka uzamwirukane ariko ubwishimiye ngewe ntabwo namwirukana oya uzamwirukane ariko ndakurahiye mukabana ntazajya mu makoperative n'iri n'umunsi n'uyu manjwe mu mateko hasoni niba mwararetse abagore banyu bakajya kwicuruza no kwirirwa mu gakubo urumva uwanjye sinzamurika bagenda bingana niba mwaranemewe no gutegekwa n'abagore banyu ngewe shimiye uwanjye ntazanegeka sinzabyemera umva rero nkubwiye shimiye aho uribeshye cyane kandi twabisobanuye neza mu nama y'umudugudu ubundi waretse ntabwo ubyibuka turi mu nama y'umudugudu rwose ni uko mu matwi yanyu wagira ngo mwayavuniyemo ibiti wagira ngo amagambo babwira yinjirira mu gutwi kumwe agasohokera mu kundi wazaniye kugurira icupa rimwe ahubwo ntasoni nambaye umudugudu cyangwa timide nzahora gutega rwose cyangwa umuntu w'umugabo akagira inshuti ntapfa akavaho aho umugore wawe yaguhaye ijambo twasangiye ijambo nyine n'umugore wanjye ariko akareba kumvira namubwira ko ibintu byacurabye gako namubwira akagakuyumva ko umugabo ari uw'umugore urumva ko umugabo ari uwuhe umugore ijambo ni umugore uha umugabo ijambo ni ugusangira ijambo nibyo byateye ni by'amakoperative abigisha hari ikindi kwishyira hejuru kumenya kuvuga kwigira abagabo mu ngo bagahindura abagabo abagore sibyo basigaye bakora se
nawe se komera uko umugabo ariwe utoza urugo yego ra ibyo byateye ibi wayamanyezi y'amakoperative ko ashaka ko abagore bagira amakonti muri uzi mabanki ndabizi uramuzi aribo bahahiroroka aribo byababa mbese ababa bagabo bana yanjye wewe nahurika urabizi nshimye ndakumva tuzirire duke twiza ariko tugumye twitwa abagabo mu ngo zacu rwose ishema naryo rirakenewe ubu niyo tuba dufite ifaranga akaba ari wowe tugurira byiringiro mwebwe mukangurira ababyeyi mwebwe mungurira ntabwo byavamo ntabwo bishoboka ufati umva tukagusukira kuko ntabwo uri umugabo wowe ku buryo twasanze warakuwe reba umugabo utunzwe n'umugore ariko rero erega yarariye ariko nimwumve mbabwire umuntu wakwahiriye yaraguhaye oya nimutuze mwumva rero ibyo muvuga byose muribeshya cyane ngaho uvuga ta none se mwibwira ko ngenirwa nicaye umugore wanjye akantamika ubigenza ute umva twembi turakora tugahuriza hamwe umusaruro w'imbaraga zacu gusa icyo mbabwira ni uko n'uruhare rw'umugore ari ngombwa cyane kugira ngo urugo ruzamuke rutere imbere kandi muri iki gihe kwitabira kujya mu makoperative ni iby'ingenzi cyane mu kujijura abantu no gukora imishinga ibyara inyungu ariko nimwumve mbabazi wavanye amategeko ese ubundi mwebwe mwabujijwe n'iki kujya muri koperative wowe gakuba nawe inshinga aho nimwibwira ko ari iz'abagore gusa ni iz'abagore koperative z'abagore batarakuroze warasaze ese ubundi waguze irindi cupa tukwibwira ukava mu makoperative muzaguha ngaha mu macupa ndumva buri wese yamaze kubona ihene ye hari utarasinya ko yayitwaye si ninjye ufite lisite bose bamaze gusinya icyo gusa twabibutsa ni uko izi hene duhawe twese nk'abanyamuryango ba koperative ari inguzanyo banki yahaye koperative yacu ariko tugomba twese kugira uruhare mu kwishyura heba amasezerano se ntitwayasinye ntitubizi ndabona Pascal umukozi wa banki waje muri uyu muhango hari icyo ashaka kutubwira tumutege amatwi mu by'ukuri simvuga byinshi gusa uyu mushinga w'ihene ni umushinga mwiza tumaze kuwubona muri banki ntabwo twigeze na gato rwose tuzuyaza kuwuha inguzanyo twarabanje dusuzuma ibijyanye n'iyi koperative yanyu dusanga ifite impapuro ziyemerera kubaho ifite amategeko ayigenga ifite abanyamuryango bazwi basinye ku mugaragaro kandi twashakishije amakuru twegera inzego z'ubuyobozi zino kugira ngo tumenye niba koperative koko ibaho ikora atari ku izina gusa kandi twagira ngo tunamenye ko abanyamuryango bashyize hamwe nta mwuka mubi bagira amatiku cyangwa amacakubiri yaba barangwamo twasanze ibyo ntabyo rwose twanasuye kandi ibikorwa bya koperative aho biri hose tunasura na bamwe mu banyamuryango mu ngo dutomboje dusanga ari abakungu pe dusanga rwose dukwiye kubaha inguzanyo ngo bagure amatungo nta mpungenge rero dufite zo kwishyurwa iyi koperative yanyu izishyura rwose nta mbogamizi turabyizeye pe turabijeje rwose buri wese rero agiye gutwara ihene ye mu rugo ayiteho ayigaburire neza mu mezi make turaba dufite ihene zirenze 2 mu ngo zacu ahasigaye nk'uko twabyumvikanyeho dutegura uyu mushinga tuzajya duhura buri cyumweru nk'ibisanzwe dushyira amafaranga mu gasanduku ajye kuri konti muri banki kugira ngo banki izabashe kujya yishyura inguzanyo yayo birakwiye rwose yowe abandi bafite ihene ni ukuri nanjye wa mugabo rwose wampaye ihene wampaye itungo ko ndi umukene ndi umutindaha rwose muri uyu mudugudu bose barabizi ntabwo ari njye uzitanga madamu ni wowe manuka nakureba guri muvuga ijambo nanjye rwose wampaye ihene Donati mwamusaba ihene rwose nanjye nkigeze imbere mukama izi hene ni iz'abanyamuryango ba koperative yacu bonyine nta wundi pe twaguze umubare ubaze ungana natwe uko tungana kandi nabwo ni inguzanyo tuziye ubwo se rwose njye mwampaye sinababwiye ko nifuza kujya muri koperative yanyu
urabizi ariko ko twakwemereye ndetse na donatire akemera kugutangira umugabane fatizo ariko ntiwigeze uza ngo winjire muri koperative ntiwigeze uza ngo tukwakire tukumenye nk'umunyamuryango rwose nimumbabarire pe uyu mubyeyi ukuntu yari yagiye yabikunze ashaka rwose kuzamo ntibyumvikana ukuntu atagarutse naragarutse rega naragarutse umugabo azanye inyuma kuko yambujije kubizamo arangije amfatira mu nzira asubiza mu rugo naba nkubita niyo mpamvu ntaje ndahombye mpombye ihene koko simba mbonye ihene nkamwe mwese nanjye nkiteza imbere koko yo mbega ibintu bibabaje ariko se koko abagabo badindiza abagore babo bakababuza kwitabira ibikorwa by'iterambere ntibari bakwiye gufatirwa ibyemezo ndetse n'ibihano ese itegeko ribivugaho iki donati ntatubwire nk'umugabo w'uyu mugore koko yewe simbizi ni ukubaza korotiride rwose nimushyire rwose muri koperative nshimiye yabyemera atabyemera njyewe ndajyamo utiki mukama utiki ndajya muri koperative wagira ngo ibyo uvuze simbyumvise wowe ukagira gute ubwo rero wari uzi ko wacitse ngo ujya muri ayo manama n'amakoperative y'abagore urambona njye rero kumujije sinshaka umugore usuzugura ese uguragiye wa mugabo we umva kubibera ahangaha utabituma ibamo urajyayo ugeze mu mirimo ya koperative yacu ute ni umugore wanjye umugore wawe mwiyaniza agasuzuguro ke urumva kandi mubimenye nimwivange mu bibazo by'urugo rwanjye uribeshye cyane urumva ni umukozi aho n'urwara shyira icyo kibanduzanya hasi cyangwa usobanure niba uje kudutera muri koperative yacu umva ndanze ni umugore wanjye ariko uwo mugabo ni umusazi cyangwa ibyo aza kwigira imbere y'abantu ni ibiki iryo terabwoba uzanye n'ibwoko cy'uwo mugabo shyira mwene hasi se cyangwa ibyo ni agasuzuguro abishe cyane tumufate tumwakirira mu Rwanda kiriya kibanza kandi tunamushyikiriza ubuyobozi bumufunga cyane rwose wanatinyuka akaza kurwana mu bantu bakuru adusanze hano mu kazi kacu mwese umva nimukenyere ibitenge tumwereke nimukenyere ibitenge abandi baturuka imbere abandi baturuka inyuma ahasigaye ashyikirizwa ubuyobozi bwose umvira ku mugabo muriya umugabo uramufungishije abagize ati umufungisha umugabo wanjye muzamugemurira yewe amenye nama yerekana nyine nafungwa bazamugorora bazajya mu burokora umuntu muzima ibyo byose nawe hagati aho uzaba umenyereye imirimo yo muri koperative uramenye mwikaruka uramenye mwishuka ko nimumvire mu nzira nigendera cyangwa tugende maze nitugera mu rugo urambye ibyo waruje ahangaha ibintu nimubona ni wa mugore nakubujije amateshwa iriya ni injiji y'umugore ko naragenze ndabona nanjye ndi umugabo we najya amutungisha umunyafu uriya mugore azafata ateye imbere umugore bashobora nk'izene ngo caha cyo rishaha cyo gira ute n'inkoni ku mugongo koko yewe bivuga mutuwiragi ahubwo uriya mukamana niwe ukeneye gufashwa niwe ukeneye kwinjira muri koperative ngo abe umugore mushya ahubwo tugumye tumwegerewe n'uriya musazi w'umugabo we naho ubundi ntacyo twaba tumariye bagenzi bacu twarana none umwana ameze atese mukama ameze atese ko ntako ari genda mukoreho nawe wumve arimo gutwika cyane ndimo kumushyira mu mazi akonje buri kanya ariko umuriro ntumanuka akana kacu kaducika twabigira dute koko mukama urabona amaherezo arayahise niba atabashije kuvurwa yewe mwambike se tumujyane kwa muganga hari icyo gakuba kubwiye tekata gakuba mvuye kumureba rwose hari n'abandi bantu babiri ngiye kureba ngo mbaguze muri bo rero nta n'ubashije kunguriza n'ifaranga n'ijana buri wese yambwiraga ko ntayo afite ariko none kuko turabigira dute turavanaho amafaranga yo kuvuza umwana ko nta na mituweli tugira umva mbese utangiye kuvuga ubusa kubera
kuki utaguze mitiweli ubu tuba dufite ibibazo bimeze gutya wagira ngo nyigure amafaranga mvanye yese wowe se kutayiguze si wowe ugira amafaranga ubwo uratangiye reka nigendere nguhunye uyisiga ngenyine rwose nshimi uyu mwana atangwaho ngenyine uyisiga rwose ngenyine uyu mwana atangwaho guma ha niyi naga tube turi kumwe twese turi kumwe winsiga rwose ibi byose bigiye kuba ni amakosa yawe ngo amakosa yande ni amakosa yawe rwose amakosa yawe wanze ko tujya muri koperative mba narabashije kwigurira mitiweli kandi umenye ko abanyamuryango ba koperative bagira agasanduka k'ubutabazi bafasha buri wese iyo ahuye n'ibibazo bimutunguye ndakora ndanze wisiga ntabwo nsiga hano ngenyine yewe ntabwo nsiga rwose ndanze shimi sintugende keretse niba ugiye kwangira inshuti kumuguza amafaranga agwa neza kandi rwose ni umukire ntiyabura n'igihumbi byibura yifishe njyewe nshimiye kwangira inshuti none ntibishoboka ntiyanatuma mwinjirira mu rugo twarashwanye urumva namucyuriye katunzwe n'umugore umva mbese kategekwa n'umugore urumva tudafitanye amasinde muri sa magambo yawe uba ugenda uvugaguzwa urumva ari byo ngaho byibura agenda ubwira umugore we cyangwa uguze undi wese wo muri koperative uramenye mukama ibyabaye hagati yanjye n'abariye bagore ngo usanga muri koperative yawe ntubizi yawe amahane yawe urabona njyewe nshimiye uwo natunguka imbere akanyikiriza arinde ni amahane yawe ariko narabikuze ahubwo sasa ni umwana musigarane aba ari wowe ujyayo oya ntabwo nsiga umwana wanjye ndasanga yapfuye none n'ubundi se karibu ikindi kandi sinabatunguka imbere nanjye n'ukuntu nanze inama zabo nka kwishinga sinjye muri koperative warampemukiye rwose nshimi warampemukiye none umwana wacu agiye gupfa azira ubutindi bwo muri uru rugo no kurwara gutya n'imibereho mibi n'imirire mibi n'amazi mabi ni ukutaryama mu nzitiramubu byose ni wowe wanze ko njya muri koperative ni wowe rwose ni wowe umuntu wanze ko njya muri koperative cyakoze ko kumenya koperative ari ingirakamaro none se ubu tuba duhuye n'ibibazo byose iyo tuba muri koperative ko tuba dufite uko turi dufite aho tumaze kwigeza tubasha kwivuza no kuvuza abana nta ndwara zipfa kutwadukira kuko byaraturangiranye rero warampemukiye pe byaraturangiranye rwose reka dupfe nabi dupfushe tubona amasomo yo guhora mu bujiji bwacu ubujiji ni wowe bunteye unzitira utuma ntagera muri koperative ngo nanjye njye mu bikorwa by'iterambere nk'abandi ibikorwa bibyara inyungu none umwana wacu atuguyeho rwose twagize icyo dukora ariko umwana wacu akabaho nshimye koko nzazibandwa nzerekeza ariko ikibazo byose ni ukubimirikiraho ariko urabizi heka umwana tugende tujye hese kandi kwa muganga gira vuba tujye kwa muganga gira vuba ndakubwira gira vuba ahubwo dore ntidutinda mu makoni umwana wacu yaduca mu myanya y'intoki tureba gira vuba dore ndimo ndamuheka gira vuba ariko se nshimye tugiye gira vuba tugende yewe ni ukuri iki gikorwa dukoze ni cyiza cyo kwicara tukaganira buri wese mu banyamuryango agafata imihigo y'amezi 6 twizere rero ko buri wese imihigo amaze kutugaragariza azakoresha imbaraga ze zose akayigeraho ibyo rwose ubwo amezi 6 nashira n'ugura tugapanga uko twasura buri rugo tukareba ko imihigo rwihaye yashyizwe mu bikorwa wakoze neza agashimwa wakoze nawe agahanwa cyane rwose ahubwo nibagiye gushyira mu mihigo yanjye ko inyana yanjye nanjye izaba yarabyaye di mfite amata menshi ninjiza amafaranga yego di yanyana donatire yagwaye ubu yarimwe ahubwo mu mihigo yanjye nongeyemo ko nzaba nubatse ikiraro cya kizungu niteguye inyana pasikazi yazamu ntiwumva harya niwe watomboye nimero ya 3 wiragiye ninjye ikindi ahubwo twakwishimira mu mihigo rusange ya koperative nuko muri amezi 6 asigaye tuzaba twararangije inguzanyo ya banki baduhaye tugura ihene ahubwo ni ugutekereza indi tuzaka n'icyo tuzayikoresha nibyo ese babaza badusanga uriya si mukamana n'umugabo wishimiye dorere bahabagize kandi ko mbona baza buhanya na mukamana ahetse umwana hego uko barimo biruka baza hano se uko barimo biruka se ahubwo nimugire mutabari buri umugabo ntarimo amwirukankana ashaka kumukubita hego mana yanjye akaba aje kumukubitira imbere yacu yabikora kandi nta soni none aramwirukankana kubera nyamara nanjye niko mbibona umugore akaba arimo ahungira hano turi
disi dutabare duramufashe ukuboko arimo aramukurura yewe. mukamana umushakaho ikishimi urasubiye kuza gukubitira umugore wawe ku gasozi noneho ntuducika. ntaducika na mukamana ntakurengera wibeshye umukozi urwara noneho nta mbabazi tukugirira. urabona ukuntu umugore wawe yabaye ukuntu yabyimbye amatama kubera imibereho mibi. yegora kuko wamuburije iki kuza ngo atwegere tumwinjize muri koperative nawe atere imbere. dore rwose ndabapfukamiye nk'ababyeyi mwe rwose ndi muco nyafurika mumbabarire rwose nagize nabi cyane ndindiza urugo rwanjye ndaruzitira nzitira n'umugore wanjye ntiyabasha gutera imbere mubuza kuza muri koperative none dore ibibazo byatubanye amagana rwose ndabinginze mwuka byaramwe rwose mumbabarire. none wafashe izihe ngamba wisubiyeho rwose mutabare rwose ni mudutabare rwose muce inkoni zamba rwose tumerewe nabi pe. umugore nguyu rwose ndamubahaye nicishije bugufi imbere yanyu pe cyane kandi nkomeje ndi umugabo w'imbwa gusa nta kiri navuga ariko ni mudutabare rwose mudutabare. murabivugaho iki abandi murabivuga mudutabare rwose muremereza imbabazi nshimiye asabye twakira umugore we muri koperative kandi nkomeje rwose n'umugore nabanza asaba imbabazi yemeze ko azagenda kuri gahunda zacu zose n'ibyo asabwa kuko nasanze ari we wisubiza inyuma wisuzuguza. bavandimwe rwose ibyo by'amagambo menshi ni mubireke nshimiye yasabye imbabazi yemeye kandi ko nzaza muri koperative kuko yamaze kubona akamaro kayo rwose. nazisabye rwose kandi ndakomeje pe. nabonye ingaruka zo kwidindiza no kutumva inama za bagenzi banjye rwose mwashatse kumfasha ndabananira rwose ntako mutagize rwose nanjye nabonye ingaruka zo kudindiza umugore wanjye mubuza kugeraho abandi bari no kwitabira ibikorwa by'iterambere bimuhuza n'abandi rwose nimumbabarire pe naho ubundi ni mudutabare rwose ibintu byadukomeranye rwose kandi rwose turabinginze rwose muco nyafurika ariko bakomeje kuvuga ngo tubatabare erega uyu mwana mwiza arenda kumfiraho amaze iminsi yararembye muri amafaranga yo kumujyana kwa muganga umwana mituweli agira ubwo mutureba none afite n'umuriro mwinshi arimo kunyotsa umenya arimo gusamba rwose nimutugurize amafaranga make niyo yaba y'igipande gusa urumva ariko tubone nibura kugera ku kigo nderabuzima batwakirira umwana atari yapfa atatugwa mu maboko uzumurira hino rwose ego mana yanjye uyu mwana ko atwika rwose ni mudutabare rwose mwihute mujyane kwa muganga naho ubundi karabaye ya mafaranga twari twegeranyije uyu munsi ari he agasanduka k'ingoboka ngo dukize ubuzima bw'uyu mwana. murabamukoze sinzi uko nabashimira mw'ababyeyi murabagushimira rwose murabamukoze koko ndabibonye rwose koperative niyo igiye kudukiriza umwana wari ugiye kuduca mu myanya y'intoki cyane mwakire mugende mugenda kandi bitararangira reka ngende maze mukamaze wowe uhetse umwana utega akagare kakunyarukane vuba naho ubundi byo mbonye binteye ubwoba nugera imbere ku muhanda ubwirede wakunyarukane n'akagare ka koperative narihute murakoze nukuri harakabaho koperative ubu nimwiboneye uyu mwana wanjye yabaho atabaho umugore wanjye mukamana agomba kuzaza muri koperative ndabivuze rwose kuko bitabaye umuryango wadushyiraho burundu wahitanwa n'ubutindi tugapfa nabi twese. yemwe bavandimwe turacyafite akazi pe twenda dufite aho twigejeje ariko mureke dufashe inzego z'ubuyobozi duhumura abantu bamwe bakibereye mu icuraburindi bamenya aho ibintu bigeze cyane abagore kuko barimo injiji nyinshi kandi aribo ba mutima w'urugo. nibyo pe ibitekerezo mwagiye munyungura aha byangiriye akamaro ku buryo umugabo wanjye ndere yamaze guhinduka pe bigaragara ndetse yagabanyije inzoga kandi nta kinyaga amafaranga ngo yirukire mu kabari. ntiwumva nitugira dutabare ba mutima w'urugo tubakanguriye kwibumbira muri za koperative babashe kuva mu bukene bazamura ingo zabo kandi ntiducike intege kuko nashimiye uriya nta wari uzi ko azaca bugufi akemera ko kujya muri koperative ari ingirakamaro. muri
uyu mukino ni umutima w'urugo wanditswe n'umubyeyi Desituri Sylvia mwumvisemo, Mukamana mwakiniwe na Nyirarukundo Beatrice, Nshimiye mwakiniwe na Twagirayezu Evariste, Ngirinshuti mwakiniwe na Tuyishime Jean de Dieu, Gakuba mwakiniwe na Katarebe Jerome, Clotilda mwakiniwe na Murizaboro Marie Antoinette, Pascazia mwakiniwe na Karangwa Liliane, Uwiragiye mwakiniwe n'Iranzi Denise, Donatira mwakiniwe na Mukeshimana Jeannette, naho Pascal mwamukiniwe na Habukubaho Hyacinthe. Umutoza w'abakinnyi ni Musaidizi Jean de Dieu. Uwafashe amajwi abakinnyi ni Habukubaho Hyacinthe. Nimugire ijoro ryiza.